wenda kw'ikindi bisa naho cyabaye nk'ikigoranye ariko ndizera ko Imana iri buze kumenya natwe ko kimwe mu biranga umugambi w'Imana uko Satani nyine ararwana ashaka ahantu hose yanyura kugira ngo aburize mu mugambi w'Imana, ariko icyo namenye cyo nuko ntawaburiza mu mugambi w'Imana. Rero reka nongere nshimire Imana ko impaye uyu mwanya, namwe mbashimire abakozi b'Imana muri mu bihugu bitandukanye, mwemeye kurara imbere y'Imana mutaramiye Imana, nimuhabwe umugisha n'Imana ya Isiraheli. Reka dushimire Imana ko yaduhaye ubuzima. Mu by'ukuri ibi byose turi gukora nuko turi bazima, kandi nasanze nta kiguzi umuntu yatanga ngo agure ubuzima. Ibindi byose burya abantu baterateranya bakabishakira umuntu, ariko nasanze ntacyo umuntu yagura ubuzima. Rero hashimwe Imana yaduhaye ubuzima kugira ngo duterane, kugira ngo tube mu gitaramo, n'Imana nibishimirwe. Nicyo kintu gikomeye kuruta ibindi byose, niwo mugisha ukomeye, nibwo butunzi bukomeye, kandi nasanze mu by'ukuri hashimwe Imana ibutangira ubuntu. Iyo biza kuba ikiguzi bamwe ntitwari kubona icyo tugura, yewe n'abagura bari kuzageraho bagashirirwa, ariko hashimwe Imana iduhera ubuzima ubuntu, ikaba ikeneye gusa ko tuyubahisha muri bwa buzima yaduhaye. Gahunda niyo kuvugana, niyo gutanga ubuhamya bw'imirimo Imana yakoze. Ndumva ndi butanga ubuhamya mu byiciro bibiri. Icyiciro cya mbere ni uburyo Imana yandokoye 94 muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Ikindi cya kabiri ni ubuhamya bwo mu buzima busanzwe bwa buri munsi, ndi buze kuvugaho, nubwo umuntu atabuvugaho bwose, ariko nibura umuntu aragenda afataho ku gace gace. Nta yindi ntego ni ukuvuga imirimo y'Imana. Reka nongere mbibutsa yuko mu by'ukuri ntabwo Imana ari inyuguti dusoma muri Bibiliya. Imana ntabwo ari impapuro. Mu ijambo rimwe, Imana ni imirimo. Bibiliya yavuze ngo natwe ubwacu turi imirimo y'intoki zayo. Iyo tuvuga ubuhamya rero tuba turi kuvuga imbaraga z'Imana, tuba ari kutuvuga gukomera kw'Imana, tuba tuvuga gukora kw'Imana. Ubu tugiye kuvuga mu buhamya. Yohana yaravuze ngo iyo amaso yacu yabonye, iyo amatwi yacu yumvishe, iyo intoki zacu zakoze. Maze iminsi mbwira abantu aho ndi guhagarara hose mbwiriza, naho nari ndi mu kanya nabibabwiye, ndababwira nti tuve mu rwego ruvuga Imana batubwiye, tugere mu rwego ruvuga Imana twabonye. Iyo umuntu avuga Imana yabonye, biroroha kuruta kuvuga Imana yabwiwe. Abo yagaburiye bavuge ko ari Imana igabura, abo yambitse bavuge ko ari Imana yambika, abo yahaye amazu bavuge ko ari Imana itanga amazu, abo yishyurira ubukode bavuge ko ari Imana yishyura ubukode. Buri umwe wese ayivuge bingana n'uko ayizi, apana bingana n'uko bayimubwiye. Njya mbibwira abantu rimwe na rimwe, abantu bakagira ngo ni urwenya rw'abavugabutumwa, ariko ntabwo ari urugwenya. Njyewe ubu ngubu sinshobora kuvuga Imana itanga imodoka. Kubera iki ntavuga Imana itanga imodoka? Ntabwo iyo Mana ndayibona. Ngenzi Imana itanga perimi niyo yampaye, ariko nubwo narabona Imana itanga imodoka, muri twebwe harimo abana Imana yahaye imodoka, abo nabo bazajya bavuga Imana itanga imodoka. Ubu sinavuga Imana itanga inzu, njyewe nzi Imana yishyura ubukode umuntu atagira akazi. Muri make ntabwo Imana ikeneye ko tuyitwerera ibyo itakoze kugira ngo tugaragaze gukomera kwayo, kuko hari ibyo yakoze. Ahubwo umuntu wese nayivuge bingana n'uko ayizi. Uyu mugoroba singiye kuyivuga no bingana n'uko bayimbwiye, ngiye kuyivuga bingana n'uko nayibonye. Ndumva ngiye kuvuga Imana nabonye, apana iyo nasomye mu bitabo. Amazina ni Kamarufina Genda, nkuko nabibabwiye abo twabanye muri Batore, ndi umuvugabutumwa bwiza, ndi umugabo, ndubatse, mfite umudamu n'abana 3. Ndashima Yesu yangiriye neza. Aho mvukira naho bita yenda harimo abari buze kuhamenya, batari buze kuhamenya, ariko mvukira ahantu i Karongi, ahantu hitwa mu Bisesero ku Kibuye, niho kavukire yanjye. Niho Imana yashimye yuko mvukira. Reka nze guhera ku buhamya bw'uburyo Imana yandokoye 94. Ndabyibuka nari mutoya, Jenoside yakorewe Abatutsi yabaye mfite imyaka 7. Uko biri kose ntabwo nzi byose, ariko ibyinshi ndabizi, kuko umwana w'imyaka 7 burya aba afite ubwenge. Umugoroba umwe ndabyibuka nagiye kumva numva marume witwaga Yosefu n'abantu, icyo gihe nari ndi kwa sogokuru byara mama. Tugiye kumva twumva arakomanze. Icyo gihe twabaga mu nzu y'ibyatsi. Amaze gukomanga baramukingurira. Ndabyibuka yari afite isume ku rutugu, yari yashyize ku rutugu. Aratubwira ngo umuntu wese ashaka aho ajya kwihisha ngo nawe aragiye, kuko ngo habaye intambara. Urumva yahise agiye nguko. Urumva bari abasaza n'abakecuru, nanjye twari turi kumwe nk'umwuzukuru.
muzehe aravuga ati mureke tujye mu nzu dukinge, niba ari ugupfa dupfiremo hano mu nzu. Urumva aho twari dutuye ari ku gasozi, abantu baraza bahita bafata inzu twari turimo, urumva yari inzu y'ibyatsi, bamwe barazizi uko zari zubatse, bafata ingufuri bafungira inyuma, ubundi ya nzu y'ibyatsi barayitwika. Bamaze kuyitwika twamenye ko inzu iri gushya, umuriro utangiye kugwamo imbere, turaza turwanana na rwa rugi, urumva ntabwo rwari rukomeye, turarukubita rugwa inyuma, turasohoka tujya hanze. Induru zari zose ku musozi, induru zari zose ku musozi. Ako kanya umuntu wese yagiye ukwe, n'undi agenda ukwe. Kuva icyo gihe marume Yosefu watuburiye, n'ubu ntabwo turagira umugisha wo kubona umubiri we ngo tuwushyingure mu cyubahiro. Ntabwo tubizi niba waraguye mu mazi, ntabwo tubizi, ariko nibwo duherukana. Iryo joro ryabaye ijoro ridasanzwe, induru ku misozi. Ubwo ni uko twatandukanye, harimo n'abo tutamenye aho baguye, hari n'abo tutamenye uko bishwe, umuntu wese yagiye kwihisha ukwe. Ndabyibuka ibyo byose bimaze kuba ku munsi ukurikiyeho, urumva umuntu yifuzaga ko ijoro ryakomeza kuba ijoro, kuko urumva amanywa byari bigoye kubona aho wihisha. Babaga bagize amahirwe yo kubona babuze mu ijoro. Ngira umugisha, ndabyibuka mu ijoro rikurikiyeho nihisha ahantu, ngiye kumva numva hejuru hanjye hahagaze umuntu, noneho nsa naho nkuye mu mutwe kugira ngo ndebe, ngira umugisha nsanga ni umugore wa marume wa wundi waje kutuburira, ariko ntitumenye amaherezo ye. Nashatse gutanga buno buhamya ariko nifashishije teme y'ijambo rivuga ngo umugambi w'Imana ntuyoba ku buzima bw'umuntu. Umugambi w'Imana ntuyoba. Nibutse Dawidi uburyo bagiye kwimika umwami ntibamutumira, ariko umugambi w'Imana kuri yo kubera kutayoba, abandi bose Imana irabagaya, yemera yuko Dawidi aba ari utoranya. Nibutse ibintu byinshi Imana yakoze, nsanga ni umugambi wayo yarindaga. Arambwira ati rero igihe aricyo ni kimwe, yari afite umwana w'imfura w'amezi 7, arambwira ati ngwino tugendane, ubwo nibatwica bazatwicira hamwe, nitubaho kandi tuzabeho. Twinjiye ahantu mu gihuru twihishamo, arambwira ati tugiye kwicaramo ahangaha, nta handi dufite ho kwihisha, nta handi dufite ho guhungira. Ubwo ubuzima bwacu nyine tubushyize mu maboko y'Imana, niba twica tuzapfa, nitubaho tuzabaho, nta kundi. Twicaramo aho ngaho. Ku munsi wa gatatu, urumva umwana umaze iminsi atarya, umwana umaze iminsi adakaraba, atabona icyo yonka, wa mwana ararira. Yari umwana w'amezi 7, niwe wari imfura yabo, yari umuhungu. Wa mwana ararira, amaze kurira abari bari guhiga bo bica bahita bumva yuko harimo abantu. Muri make baraje, bahise basohoramo wa mumama. Nubwo twari twihishe mu gihuru kimwe, ariko ntitwari twegeranye, hari harimo akanya gatoya. Ntibita guhita barebamo niba hari undi, bahita bafata wa mumama baramujyana. Twari twihishe hafi yiwe mu nzu y'amategura babagamo, bamwinjiza mu nzu y'amategura. Icyambwiye ko bamwishe, nagiye kubona mbona umuvu w'amaraso unyuze munsi y'urugi usohotse nkureba, kuko aho nari nihishe narebaga iwe neza, naraharebaga mbona umuvu w'amaraso unyuze munsi y'urugi usohotse nkureba. Ngiye kubona mbona basohokanye wa mwana w'amezi 7, bamwicaza hanze mu mbuga. Ibyo ngibyo amaso yanjye yarabibonye, bamukubita ubuhiri bumwe mu mutwe. Umwana bihita birangira. Aho nari nihishe numva ko nanjye kubaho ntacyo bikimariye, mpita nsohoka muri cya gihuru nari nihishemo. Wari umaze kubica, bari abaturanyi nari mbazi, n'ab'iwacu bajyaga bafasha, nabo twajyaga duha ibyo kurya, ndabizi ko bajyaga bafashwa n'iwacu. Bamaze kumbona bavugiriza induru icyarimwe, baravuga ngo mu muryango wa Sipiriyani, uri sogokuru ubyara mama, ngo nawe twari twakubuze, ngo kandi nawe twagushakaga. Ndababwaye nta kibazo ndabizaniye. Uwari umaze kubica amfata ukuboko kumwe kuramfata, ukundi kuboko gufata wa mupanga uri kujejeta amaraso. Arangije aranjyana anyicaza imbere y'iwabo ku giti cy'avoka cyari gihari.
arangije arambaza ngo mushiki wawe ari he, ndavuga ntabwo nzi ahantu ari. Arangije ukuboko kumwe kwe gufata igikanu cyanjye, ukundi kuboko gufata wa mupanga uri kujejeta amaraso yari amaze gutemesha umugore wa marume. Nta mbabazi yari afite. Izo atagiriye uw'amezi 7 ntiyari kuzigira uw'imyaka 7. Izo atagiriye umugore wa marume ntabwo yari kuzingirira. Imbabazi zari zabashizemo. Amanura umupanga agiye gutema habura nka santimetero ngo umupanga ugere ku gikanu, ukuboko kuribroka, kubura ubwazamuka, kubura ubwamanuka, ariko kwiboroka umupanga utaragera ku gikanu. Aranyitegereza, arimyoza, arongera arimyoza, abura icyo akora kuko ukuboko kwari kuntema kwiborotse kandi ko gufite umupanga. Arambwira ngo nimpaguruke ngende. Mu by'ukuri nahagurutse numva ntariho. Nasize ahagaze muri ya pozisiyo yafashe agiye kuntema. Uko yahavuye ntabwo mbizi. Mu Bakorino haravuze ngo yaturokora urupfu rukomeye, iracyaturokora kandi twiringiye ko izakomeza no kuturokora. Amen. Umugambi w'Imana ni mugari ku mwana w'umuntu. Umugambi w'Imana ni mugari. Uyu munsi ngiye nicara nkumva Imana nyifitiye umwenda ntashobora kuzishyura. Imana numva nyifitiye umwenda. Kuba yarandokoye abandi bakagenda, abamezi bakagenda, abakuze bakagenda, hari uwarimbye ngo wancikiye Yesu. Iyo mbyibutse numva ari imwe mu mpamvu intera imbaraga zo gukorera Imana. Komera. Muririmbyi yarimbye ngo aho twagendaniye Yesu ntabwo wigeze udutererana. Hashimwe Yesu, hashimwe Imana. Amen. Narahavuye ndagenda nsubira hamwe nari nihishe, ndakomeza nyine kwica abo bica. Hafi y'aho ngaho hari abaturanyi bo batari bari yenda guhura n'ibyo bihe twari turimo. Ndagenda njyayo kurumva bari banzi. Ngeze barambwira ati rero n'ubundi baraza kugusanga hano bakwice. Hari icyobo bari baracukuye bakuragamo itaka ryo kumbamo amatafari. Noneho barambwira ati reka tugushyiremo hariya. Bazana ibintu by'amakoma by'amashara, ibyatsi byinshi, bandunda hejuru basigamo akenge gake ko guhumekeramo. Barambwira ati nibura burimo ahangaha ntibizajya bigera nijoro twumva ni abantu bari guhiga, tuzajya tuza tugufate tugushyire mu nzu basi uryame tugushakire n'icyo kurya. Haciye iminsi numbaza aho mama yaturutse, nawe aza muri ba baturanyi arabaza ati se ntawo mu muryango mwaba muzi niba akiriho? Ese mu bana banjye nta waba ukiriho mwaba mubizi? Baramubwira ati rero mu bana bawe abandi ntituzi aho bari, ariko umwe mutoya, njye wari mutoya, umwe mutoya mukaya turaza kukwereka aho ari. Byageze nimugoroba umva baramfata bampuza nawe. Arambwira ati rero aho nzaba ndi hose tuzaba turi kumwe, nimfa tuzapfana, nimbaho tuzabaho. Yarankundaga. Ndabyibuka ansiga hamwe bari bampishaga,
arambwira ati reka njye kugushakira icyo uri burye. Umubyeyi nyine aba ari umubyeyi, aba yumva inshuro zose yapfira abana be. Akubita n'abagizi ba nabi baramutemagura, bamusiga bazi ko byarangiye. Ntabwo nzi ngo ariho, ntabwo nzi ko byagenze gute. Nagiye kumva numva aragarutse mu kajwi gatoya, arambwira ngo mwana wanjye ngwino ngusubize muri ba baturanyi, kuko njye ndabona ubuzima bwanjye busa naho buri kurangira. Aramfata anjyana muri ba baturanyi, arababwira ngo nimugira umugisha wo gukomeza kubaho muzamenyera umwana, kuko ngewe ubuzima bwanjye burangiriye ahangaha. Afata igitenge yari yiziritse mu nda kubera inzara, arakijishura, arangije arakibahereza. Arababwira ati kino gitenge muzamudodesherezemo agashati, basi nazajya akambara ajya anyibuka nka mama we. Aranyitegereza, arandeba, mbona araturitse ararize. Arambwira ngo mwana wanjye ngendagiye ariko ngusize mu maboko y'Imana. Niryo jambo rya nyuma rya mama numvishe. Yari abibonye ko amaboko yiwe ananiwe, abona ko n'ay'abaturanyi yazananirwa, ariko yibuka ko hari amaboko atananirwa y'Imana. Yego. Ndashima Imana ayiwe yarananiwe, abaturanyi yaje kunanirwa, ariko ndashima Imana y'Imana ntarananirwa. Amen. Niyangize umugabo, niyangize papa w'abana. Ntabwo mu bitekerezo byanjye nari nzi ko nzagira abana, ntabwo nari nzi ko nzagira famiye. Yobu 14:7 haravuze ngo naho igiti cyatemwa kizongera gishibuka. Nari meze nk'igiti cyatemwe, ariko ndashima Imana ya Isiraheli, yakoze ibyo yagombaga gukora. Intambara yarakomeje, abapfa barapfa. Ni urugendo rurerure mu by'ukuri, hari aho umuntu agera kumva amagambo arashize, ariko byarakomeje. Ku bw'amahirwe ngira umugisha, intambara irarangira, ndarokoka, Imana irandokora. Imana ishimwe. Kagiye kurokoka, nabaye mu miryango ntashobora kumenya umubare wayo. Imwe ikancunaguza, ariko kuko ari cyo gihe nari ndimo, nkabona nta yindi shobora nkihanganirwa gucunaguzwa. Bamwe mu basigaye bo muri famiye, harimo mama wacu, harimo na data wacu, abo ngabo nibo bari bakwiye kumbwira amagambo y'inkomezi y'ibyiringiro, ansubizamo imbaraga, nyereka ko icyizere cy'ubuzima gihari. Ariko nibo ba mbere banciye intege. Mama wacu yigeze ambwira ngo nzapfa nikamiye n'ay'imbwa, ntacyo nzimarira. Data wacu arambwira ngo wanshyira mu ishuri nkiga, aho hari ikintu kizima navamo. Sinari mfite icyo kuvuga kuko nari ndi mu maboko yabo, kandi ibihe nari ndimo ntabwo nari mfite kirengera. Ariko umugambi w'Imana ku buzima bwanjye wari mugari. Ubu nteze amatwi, sinzi ibihe ubayemo, sinzi ibihe uhagazemo, ariko umugambi w'Imana ntabwo uyoba. Icyo Imana yagambiriye ku buzima bwawe bitumye nibuka Yefuta, ngo yavutse ku mugore wa Maraya, baramwirukana bamuziza ko yabyawe n'indaya. Ariko umugambi w'Imana kuri Yefuta wari mugari, byaje kurangira bongeye kumukenera kubera umugambi w'Imana. Nabaye muri ubwo buzima, mba kwa mama wacu, niga pirimeri, ngiye gukomeza segonderi, arabyiga ati fata isuka wige guhinga. Yarantoteje ku buryo ntabona uko nsobanura, ariko byose byari ishuri. Kwari ukugira ngo Imana inyigishe, maze buno buhamya buzabukomeza abandi. Tujya turimba ngo ibyo tunyuramo none nibwo buhamya bwacu bw'ejo.
mbona ntabwo bizakunda kwiga, byari byanze, narabikundaga mu by'ukuri nshaka kwiga, ariko mbona biranze, bashaka kungira umucakara n'umukozi wabo, n'abagiraga ihene, mfata umwanzuro wo kuvuga ngo ngiye kuzatoroka njye i Kigali. Mu by'ukuri Kigali ntaho nari nzi, gusa hari umuhungu umwe twari twariganye pirimeri witwaga Fideli, nari nzi ko aba i Kigali, ariko mu by'ukuri sinari nzi aho atuye. Ibitekerezo byanjye byambwiraga yuko nintega nkagera i Kigali ahitwa Nyabugogo, umuntu wese nzabaza Fideli azandangira hatuye. Burya rimwe na rimwe umuntu atunga ibitekerezo bijyanye n'ahantu atinze, natekerezaga bijyanye nyine n'aho ntuye. Yewe ndabitegura, nshaka amafaranga, icyo gihe nari ntarakizwa. Ndashimira Yesu watumenye tutaramumenya. Njya mbwira abantu ngo hari inyungu zo kugendana na Yesu. Ugendana n'umuntu akaguhemukira, umenyera n'umuntu ukicuza impamvu mwamenyanye kubera ko yaguhemukiye, ariko sindabona umuntu wicujije ko yamenyanye na Yesu. Ndabizi ko turi kumwe n'ababyeyi bamaze iminsi muri uyu murimo w'Imana, turi kumwe n'abamaze igihe muri uyu murimo w'Imana baduha ubuhamya. Sindumva umuntu wicujije ko yamenyanye na Yesu, sindumva umuntu wicujije ko yamenyanye na Yesu. Niwe mugabo mugendana ntiwicuze, niwe mugendana ntagusige wenyine, niwe mugafatana mu bihe byiza n'ibihe bibi, we ntajya dusiga. Nshaka amafaranga, ndatega. Hari murumuna w'uwo mama wacu wabaga i Gitarama, yajyaga aza kudusura akatubwira ati ngiye ntuyahitwa mu cya kabiri Gitarama, uramutse uje ukagera aho ngaho wabaza ahitwa kwa Rusanga, n'umugabo yari umusirikari. Aho ikintu narabifashe mu mutwe, ndaza uko nashyikiye nabwo wenda n'ubundi buhamya, mamara icyumweru, ariko tageti yanjye ari ukujya i Kigali. Igihe cyo gutaha kigeze, ndabona naje kubasura, bati taha, bampa 2,000 icyo gihe. Nuko aho gutega nsubira ku Kibuye, ndatega nzi i Kigali. Icyo gihe nta telefone zari ziriho ngo barahamagara ngo bavuge ngo se yaje mubizi. Ngeze i Kigali ahitwa Nyabugogo, urumva aribwo bwa mbere nari ngeze ahantu hari abantu benshi, nibwo bwa mbere nari mbonye imodoka. Nawe fata umwana wakuriye mu cyaro, waragiraga inka, nari ndwaye imyate, naje nambaye imyenda naragiranaga inka, nambaraje y'icyatsi kibisi, wabona harimo zabaga ziriho karindari. Niyo naje i Kigali mfite, nje kubaza Fideli. Mu by'ukuri urwo rugendo rw'ubuzima ntabwo nzi ngo amaherezo yabwo ni ayahe. Icyo mpunze ni ugutotezwa, icyo mpunze ni ugutukwa, icyo mpunzwe ni uko nibaza ko mbihunze kumbi mfite ubundi buzima bukakaye nanone nje kunyuramo. Hari igihe umuntu ava mu buzima agira ngo agiye mu bundi, ugasanga ahubwo agiye mu buzima bukakaye kuruta ubwo yari arimo. Ariko byose Imana ikabibiri inyuma, ikaba ifite umugambi wayo muri ibyo byose. Ngeze Nyabugogo ndebye uko abantu bangana, ibitekerezo byo kubaza Fideli sinzi uko byamvuyemo. Ibyo kubaza Fideli binshiramo, ntangira nibaza noneho ndarara. Kurara hanze ntabwo byari bikinteye ubwoba. Naharaye amajoro menshi, naharaye nyagirwa, naharaye ndi guhigwa. Kurara hanze byo ntibyari ikibazo, ahubwo nibazaga aho ndi buze kurara, kuko nari naraharaye amajoro menshi, nari narimenyereye. Abari bagihamagara kwa kundi bahamagaraga imodoka ngo izijya Kacyiru, izijya i Remera, kugira ngo byorohere abagenzi, umugenzi wese amenye aho ajya. Nari ntarakizwa ngo mvuge ngo ni umwuka wera. Numva umutima mbwiye kujya i Remera. Mu by'ukuri Remera ntumbaze ngo ni hehe, gusa ibyo numvishe ngomba kujya i Remera. Ndatega njya i Remera, bazi Remera aho gare yahoze, ndagenda mva muri bisi, ntangira kuzerera nibaza aho ndi buze kurara. Nambaraje amafaranga yanshiranye, ngira ngo nasiranye amafaranga 600 y'amanyarwanda, ariko yabwiye Remera ngo nakumenye utarabusura mu nda ya mama wawe. Ndangije ndakweza gutunganya. Reka mbabwire ngo umugambi w'Imana biriye nkubitanye na wa mutipe nari naje nje gushaka witwa Fideli. Sinamuhamagaye, nta telefone, mbona nkubitanye nawe. N'uyu munsi iyo mbyibutse ni igitangaza gihora kimberagiye.
arambaza ngo kuri hano, nti niwe narinje kureba. Araseka nyine, ndabona se kuri hano, arambwira ati mfitanye n'umuntu gahunda saa 9, namushatse namubuze, ubu ngubu nari ntaje. Ati tugende. Yabaga hitwaga ku Gasaraba Kanombe, niho yari atuye. Ndagenda kugezeyo, mbonye ubuzima babayemo, mbona bukomeye kuruta ubwo nsize ku Kibuye. Barambwira ati hano tujya twakoze, tujya guhingira abantu bakaduha ibyo kurya, mpunzi ibyo guhinga kubera kwiga byanze, n'ubundi nsanze n'ubundi ari byo nsanze. Ati iyo tutahingiye abantu tujya kubagara ibishyimbo bakaduha umuceri wo kurya, nta yindi shuwa nari mfite. Ninjiye muri ubwo buzima, tukajya tujyana kubagara ibishyimbo bakaduha umuceri, tukajya dutoragura avoka. Hariya i Kanombe habaga ibiti byinshi bya avoka, tugatoragura avoka zahiye, akaba arizo turya tukazirisha wa muceri. N'ubwo buzima twari tubayeho, numva nabyo birananiye. Barambwira ati ubuzima bwa hano ni ugukora. Ntangira kujya ngenda mu nzira nimugoroba, mu tuyira two muri karitsiye, uwo duhuye nkubaza ngo ntaho wandangira akazi. Umunsi umwe umuntu arambwira ati hano hepfo hari umudamu ushaka umukozi wo mu rugo. Ndagenda njyayo, arambwira ati ese uzi guteka? Iyo umuntu ababaye ntacyahakana, ndabana nzi guteka, ariko ukuri ntago nari mbizi. Ndagenda bimwe na bimwe bikananira, ariko ambera umubyeyi mwiza. Arambwira ati ibyo utazi ujye umbwira mbikwerekere. Ntabwo akazi kananiye kubera ko yenda hari guteka byananiye, ahubwo iyo bansigaye ku kazi nkasoza gukora ibyo nkora, naricaraga umutima ukambwira ngo iyo uza kuba utari imfubyi, iyo uza kuba ufite umuma. Nkongera nkibuka rya jambo mama yambwiye agiye gupfa, nkirirwa ndira umunsi wose. Akazi karananira, ndataha nsubira kuri babahungu, ndababwira. Barambwira ati nta kundi, n'ibyanga urasubira ku Kibuye. Nakwibuka bya bitutsi, nakwibuka za nyuro, nkumva n'ubundi ndabasubiye mu muriro. Mfata umwanzuro, ndavana kuva bino bitemeye, reka nongere nsubire mu nzira njye gushaka akazi. Nta kindi nakoze, narongeye nsubira mu nzira. Uwo mbajije akambwira ati ntaho. Nza guhura n'umuntu arambwira ati rero hano hirya hari abantu bashaka umukozi ujya kuragira inka. Ni ahantu bita kwa padiri, hari ku Gasaraba i Kanombe mu ikorosi. Barambwira ati bafite umuntu, umukecuru wabo atuye i Kabuga, bakeneye umushumba baragirira inka. Ndagenda njyayo, nari mutoya, bakajya bazinduka bakanyambutsa umuhanda. Urumva naragira inka muri Rugende, nkagenda bakanyambutsa umuhanda. Amara kunyambutsa umuhanda, bakambwira tuzirinde ntizize mu muhanda ntaho zona. Nabwo akazi karananira kubera ko iyo nabaga nicaye, ibitekerezo hagarukaga bya bindi. Nkongera kubona ifoto ya mama, nkongera kwibuka ya magambo ya nyuma yambwiye. Ubu umutima wanjye wuzuye umubabaro. Nari ntunzwe n'amarira, ntawe mfite wo kumbwira ngo ihangane, nari mfite wo kumbwira ngo komera. Narateraga nka niyikiriza. Naho akazi karananira, ngaruka kuri babahungu. Barambwira ati reka tugushakire itike usubire mu rugo, numara kumenya ko ugomba gukora uzagaruka. Nta yindi shuwa nari mfite, nasubiyeyo. Tekereza gusubira mu rugo rw'abantu bagutotezaga, waragiye ubatorotse, noneho urugarutsemo. Nahuye n'ibyikubye inshuro ibyo nanyuragamo, ariko nkomeza guhangana. Nyuma yaho nafashe umwanzuro, ndavaye noneho i Kigali, nubwo ntahazi cyane, ariko aho kugira ngo nzapfire hano, reka nemere subireyo, yenda nzabe mayibobo. Mfata umwanzuro ndagaruka i Kigali. Urumva ko biriko sinari maza cyane, ariko ntabwo ari nk'ubwa mbere maza. Ndaza ahantu hambere nashyikiye ni mu Kabuga ka Nyarutarama. Hari abahungu twari twarabanye ku Kibuye, bari bahatuye. Ndaza bampa icumbi ry'iminsi mikeya, nshaka akazi. Maze gushaka akazi, ahantu hambere nabonye akazi mu Kabuga ka Nyarutarama muri resitora, mpembwa 3,000. Icyari kinshishikaje si n'amafaranga, icyo nishakiraga ni ukubona ahantu nibura ndi buturize, nkabona n'ibyo kurya, basi nkabona uko ndya. Ngira umugisha mwura n'umukecuru w'umudivantiste, turaganira. Ndamubwira mfite ibikomere 2. Arambwira ati mbwira bimeze gute? Nabana igikomere cya mbere n'icy'ubupfubyi. Arambwira ati nzagerageza kubera umubyeyi uko nshoboye, ariko icyo gikomere n'Imana icyomora. Ndabwira n'ikindi cya kabiri, ese iyo ndebye buriya
nari nzi ko umuntu adashobora kurya umuceri ngo awuhage. Twaryaga umuceri wacu rimwe mu mwaka ku bunani cyangwa kuri noheli. Arambwira, ndamubwira ese ubona nzahaga umuceri? Arambwira ati icyo ngicyo rwose nzakivura, bajye baguha umuceri urya uzawuhaga. Nyura muri ubwo buzima bugoranye, yenda nagiye mvuga mu ncamake, ni urugendo rurerure, ariko ndashima Yesu, ntaramumenya ntiyigeze ansiga njyenyine, naho mumenye yakomeje kugendana nanjye. Abaririmbyi barimbye ngo ntabwo nzicuza kugukurikira, mfite impamvu zibifatika. Ntabwo tuzicuza kumukurikira. Hari ku wa gatandatu umunsi umwe, bari bagiye gusenga, sigara mu rugo, hagaruka bya bitekerezo bya rwa rugendo rwa jenoside yakorewe Abatutsi, yongeraho na bwa buzima busanzwe. Ntangira kwibaza, ni iki cyafashe kwa kuboko ntikunteme 94? Mwanyemerera mukama uruhushya nkazajya gusenga ku cyumweru? Baranyemerera, njya kuri ADEPR Nyarutarama. Ngezeyo barabwiriza, bahamagaye abihana. Nahise ngenda, njyanwa nuko nibutse ko Imana ariyo yafashe kwa kuboko 94 nikunteme. Ntangira gusenga, Imana itangira kumpa amasezerano, ubuzima bukomeza kugorana. Hahandi akazi kaje guhagarara kuko bari bamaze kuhimuka bagiye gutura mu Busanza babaguriye. Njya gushakisha indi mibereho, nibwo ninjiye mu buzima bwo kujya rero nanone ndara ku muhanda. Ndabyibuka ko 2008 ninjiye mu buzima bwo kuba mayibobo. 2008 nabaga muri Eto Kicukiro, ariho mba. Naba ntaraye muri Eto Kicukiro, nkarara muri toilette kuri Ruwanji Gikondo, rusengero ruhari. 2008 nari ntunzwe n'ibyo kurya byo muri puberi, bino bashyira ku muhanda. Najyaga njya gufata akawunga bashyizemo nkayirya. Ariko ngira umugisha ubwo buzima mbwinjiramo, naramenye Imana. Nabandi gusenga Imana ikampa amasezerano. Ntabwo nabonaga aho bizanyura, ntabwo nari nzi ko nzitwa papa w'abana. Iyo ndebye abana Imana yampaye, umva ntacyo mfite cyo kwitura Imana. Mu gitondo abajyanye ku ishuri mbarebye, ndabana Yesu wanciye iki kungira papa w'abana? Wanciye iki kuba igiti cyari cyaratemwe cyarashibutse? Wanciye iki? Mu by'ukuri ndabizi ku isi ibibazo ntibijya birangira, ariko njya mbwira Imana ngo ibibazo ntibikanyibagize imirimo n'imbaraga zawe nabonye. Mu gitondo ubwo twavuganaga na madamu, hari ibyo twavuganagaho. Burya ntabwo abantu bose bagira imbaraga kimwe ziporuta ibintu icyarimwe. Ariko mbaza ati bino bintu bizarangira gute? Se noneho ibi ngibi birakemuka binyuze mu zihe nzira? Ndabona ibintu by'Imana yakoze bikwiye kuba urufatiro, bikwiye kuba imbaraga zitwizeza ko n'ibindi izabikora. Yego. Mba muri ubwo buzima, nyura muri ubwo buzima bugoranye. Ngaho naraye muri toilette, ngaho naraye ku muhanda, ngaho naraye ngenda. Imana ikajya impa amasezerano, nzakugirira neza. Ndabyibuka umunsi umwe mu gitondo, ibuka nababwiye ijambo rivuga ngo Imana iduhuze n'uwo tugiriraho umugisha. Umunsi umwe njya kubwiriza ahantu mu cyumba, mpurira n'umukozi w'Imana. Arambwira ati ese wazaretse nkakujyana muri groupe nk'uko Imana yaciye inzira tugahurira gutya naje kuvuga ubutumwa?
anjyana muri gurupe imwe yabaga mu rugo rw'umuntu, ngezeyo ndigisha, maze kwigisha kumbisi ntabwo najyaga mvuga ubuhamya bw'ubuzima mbayemo, nabuvuze nyuma, ariko abantu benshi ntabwo bari bazi ko mbaye muri ubwo buzima. Nirirwaga mu ivugabutumwa, nkagenda nkajya kurara mu ishyamba cyangwa nkara muri tuwarete, kandi niriwe mu ivugabutumwa. Noneho urwo rugo naragiyemo, uwo mumama arambaza asuba hehe, ntihari ahantu mba, arambwira ati ese ko mfite abana wanyemerera niba nta kibazo ukaza tukabana ahangaha? Nta kibazo. Ubwo yari yumvisha ntanga ubuhamya bw'amateka y'ubupfubyi nanyuzemo. Nuko nguko Imana yamvanye muri ubwo buzima bw'ubumayibobo no kurara muri tuwarete, njya muri urwo rugo rw'uwo mumama. Mu by'ukuri ambera umubyeyi, nanjye mubera umwana, Imana irabinshoboza. Igihe kiragera numva nkwiye gushaka uburyo nubaka uwanjye muryango, iyo ndahari bwose ndi buze kuwutanga, wabona nzawutanga undi munsi. Ntangira umushinga w'ubukwe, sinzabyibagirwa. Habura iminsi 3 ngo njye mu rukiko, baranyerekanye mu rusengero tumanitse ku murenge wa Muhima. Imana irambwira ngo si we mugore tuzabana. Ibyo nabwo ni ubundi buhamya. Igihe kiza kugira, ariko imbwira ko ugiye kunyubakira urugo, yambwiye rw'umugisha. Ntangira umushinga w'ubukwe, mbere aricyo nza gusorezaho. Ariko Imana yarakoze. Yego. Dawidi yaravuze ngo yaba Uwiteka atari wari mu ruhande rwacu, ngo benshi abaduhagurukiraga baratumize bunguri. Bavuga ngo ariko izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Bavuga ngo nibutse iminsi ya kera, ntekereza none kizatuma ntambura amaboko. Ntangira umushinga w'ubukwe, mu by'ukuri nta muvandimwe, nta kazi, n'uwo tugiye kubana nta kazi afite. Bamwe baduca intege ati ntabwo muzakora ubukwe, ntimuzabona ubushobozi. Bamwe ati muzamarana amezi 6 kubera ko ushatse umuvugabutumwa utagira icyo akora, wirirwa agendana Bibiliya gusa, nawe utagira akazi. Havugwa byinshi, ariko dusenga Imana mu bihe bigoranye, mu bihe bikomeye. Imana itwubakira urugo, idukorera ubukwe bwiza. Mu by'ukuri nanjye sinibaza uko bizagenda, sinjya mbona uko mbisobanura. Ni urugendo rurerure. Ubu turumva tumaze imyaka 11 twimariye. Mu myaka 11 Imana yaduhayemo abana 3, abahungu 2 n'umukobwa 1. Imana yarakoze. Imana yarakoze. Sinzi ukuntu ibigenza, twabimye ngo sinzi n'uko ubikora, igitwitaho siko bigenza. Nkabona inzira ishyuwe, siko bigenza. Nkabona abana barize. Ejo nibwo nari ndi gusenga, ndabibwira ntabwo nakubwira ikibazo cya Minerva, ahubwo reka nkubwire ko n'imyaka bamaze biga ari wowe wabishyuriye. Mbwira abantu ngo ntidukwiye gusenga tubwira Imana ibibazo, ahubwo dukwiye gusenga tubwira Imana ibyo yakoze. Dawidi ajya kwica Goliyati, yibutse yabanye nawe ari mu ishyamba, aragiye intama za se, idubu yaza akayica, intare akayica. Rero mu gitondo nabwiye Imana, Imana we, ntabwo ndi kubwira ibibazo mfite, ahubwo ndakubwira ibyo wigeze ukemura. Muri urwo rugendo rw'ubuzima, muri izo ntambara zigoranye n'ibyo bigoranye, turi mu isi dufashe umuntu amara ibyo birangira. Ariko mu magambo make, mu ncamake, ndashimira Imana, ndashimira Imana, ndashimira Imana aho igejeje ikora. Uyu munsi mfite umuryango, uyu munsi mfite umudamu, uyu munsi mfite abana. Uyu munsi ndashima Yesu ku mirimo ihambaye yakoze, kandi niringiye ko agambiriye gukora n'indi mirimo. Iyo mpagaze imbere y'abantu mvuga ubutumwa, ndavanye kubera iki Imana wanciye iki. Kuba ndi kubwiriza abantu bari mu bihugu bitandukanye, ntabwo mbifata nk'ibisanzwe. Ndabyibuka mu minsi yashize Imana yigeze ambwira ngo ngiye kuguhuza n'abantu bamwe na bamwe utanazi. Sinzibagirwa bwa mbere nkora ka kazi ko mu rugo k'ibihumbi 3 i Nyarutarama. Mpembwa umushahara wa mbere, narababaye mbabazwa nuko mpembwe nta muvandimwe. Ndavana iyo nza kugira umuvandimwe cyangwa mama, nibura nkabereka umushahara wanjye wa mbere. Musenga isengesho, mbwira Imana ngo Mana, namenye ko nari maze gukizwa. Mbwira Imana, ndagusabye, numva bavuga ko muri Yesu haba abavandimwe. Uzampa abavandimwe, uzampe bashiki banjye, uzampe ababyeyi, uzampe bakuru banjye muri Yesu niba barimo. Njya kubana na madamu, naramubwiye nti ko tugiye kubana ni njyewe, nubyara
yenda ab'iwanyu bazaza ariko ntawe iwacu uzagutindira ikiriri, ni njye byose uzabikora. ubona ntawe mu muryango wacu uje kuguhemba, nakubwiye uwo ndi we, uko mbona ni uko nasigaye. ariko ndashima Yesu, wagiye umpa umuryango muri Yesu. umunsi umwe nigeze nicara mbabazwa nuko ntafite uwo njya kwereka umwana, mbabazwa nuko ntafite abo njya kwereka abana banjye. umunsi umwe nsanga umuntu, numvaga ni umubyeyi, nshaka uko nshoboye njye na madamu dufata ibyo twari dushoboye tujyayo, tugiye kumwereka. nibura numvaga sinari nkeneye njye ko azaza rwose, numvaga nibura abana imana, nibura nanjye mbona umuntu nzita umubyeyi niyo njya kumwereka abana. ariko muri byose Imana ishimwe, biberaho kutwigisha. tujyayo dukora ibyo dukora, tugezeyo aratubwira ngo afite abandi bashyitsi, ngo nitugende bazadushakira umwanya tuze kumwereka abana. hari ku mwana wa mbere, ubu tugize abana 3, imyaka 11 irashize, kandi icyo gihe harashize imyaka ngira ngo 2 niba atari 3 twimariye. uko biri kose baracyashaka umwanya. byose biraho kutwigisha. ndashima Imana uyu munsi wundi we, ndashima Imana ko hari ibikomere yamvuye twajyaga tugira mu bihe byo kwibuka nkagubwa nabi, ariko ndashimira Imana uyu mwaka byarabaye, nareba abana Imana yampaye, nkumva n'imbaraga, nkumva n'ibyiringiro, nkumva si igihe cyo gucoka ahubwo ni igihe cyo gukomera. rero yenda mu ncamake y'ubuhamya bwanjye nubwo ngubwo. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. reka nkubwire ngo umugambi w'Imana ntuzayoba ku buzima bwawe. sinzi ibyo uri kunyuramo, ntabwo nzi ibyo waciyemo, ariko umugambi w'Imana ni mugari, umugambi w'Imana ni mugari. soreze kuri kino kintu, tubyara umwana wacu wa kabiri twamubyaye turi mu bihe bigoye. ndabyibuka nari ngeze n'inza amezi 5,300. madamu yajyaga ataka mu nda, kandi mbizi ko igihe cyo kubyara kigeze. nkabwira Imana ngo Mana ndagusabye ongeraho nibura icyumweru ndebe ko nzaba nabonye imyenda y'umwana, kugira ngo nsenge ngo madamu abyare, ngasenga ngo baretse kubyara kubera ko nta myenda y'umwana twari dufite. sinzibagirwa dufata umwana wacu w'imfura, uwo nguwo w'umuhungu, kuko kabine w'umukobwa, njya kumucumbikishiriza kwa sekuru kubera inzara. ijoro rimwe madamu yasenze isengesho atazi ko mwumva, abwira Imana ngo Mana iri joro ntunyumve nk'Imana, iri joro unyumve nka data bukwe. uyu mugabo nta bandi babyeyi agira, ni wese unyumve nka data bukwe, wumva umukazana we. ndashimana ko naho ngaho yahaturengeje. nubwo byakomera, nibuka ko hari ibyo yakoze birenze ibyo umuntu yaba ahagazemo. ubundi rasoreza aha ngaha. Imana ibaha umugisha, mwarakoze kuduha ikaze, mwarakoze kwemera ko tubana muri bino bihe byo kuganira ijambo ry'Imana, kandi mwakoze kuduha umwanya kugira ngo twongere tuvuge imirimo y'Imana. nizo mbaraga zacu, ibyo byiringiro byacu. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. Amen.